Kanongere mbifurize kugubwa neza. Nge ndi Emmanuel nk'ibisanzwe, iyi ni Newsline Rwanda. Ukitubona rero ngira ngo urabona ko behind ndi kumwe n'umusore kabisa w'inkorokoro. Ni umwana mutoya, musore meze bite? Meze neza. Ibintu biracamo? Biracamo neza cyane. Uyu rero ukimubona ni umusitari nkuzaniye, rero ni New Artist Rwanda. Ukimubona rero ugahita wibwira ko ari noneho umuriro n'ugutwika rero nkuko mubimenyeye. Newsline iba yabagendeye rero mu makaritiye atandukanye kugira ngo ibazanire za mpano mwabuze. Uyu rero ni First Dollar. First Dollar, ubundi bacyumva First Dollar ni umuhanzi umeze gute? Ni umwana mutoya. Ese First Dollar ubundi ni umuntu umeze ute? First Dollar mbese nyine ni umuntu mbese nkaho wavuga nkaho umuntu urenze. Ni umuntu urenze. Izina ryawe First Dollar, umuntu w'umunyarwanda utazi icyongereza, ubundi iri jambo riri mu rurimi rw'icyongereza. First Dollar ni umuhanzi cyangwa iryo zina warikuye he? Risobanuye iki? Njye ntabwo ndi gusobanukirwa buriya, n'undi nawe uri hariya hari ubwo rero atabasobanukiwe n'iryo jambo First Dollar. First Dollar rero bisobanuye idolari. Mbese nyine ni ibintu biri hejuru ku buryo iyo wumva iryo zina uba witeze ibintu birenze. Nk'umusitari rero murumva ko ni First Dollar kabisa. Ndeba abantu bakunda amadolari, namukuzaniye ku madolari kabisa. Bo gira ikintu noneho kugira ngo bemeze kuri artist Rwanda, ni New Artist kabisa. Bahereze noneho akantu gatoya. Mon amour, you are my light to a belle, so right. Mon amour, you are my light to a belle, so right. Hold me closer, don't let go. Je t'aimais just you so now. Oh my love, uri izuba ryanjye. Mon bebe, uri paradiso. I love nje nawe ni fire. Together forever. Bebe sinshaka kukureka, ndagukunda urabizi. Wowe ni wowe nta wundi. Bebe sinshaka kukureka. So none se uradukubise kabisa. Iyi ni banga. Ese ko numva wibanda ku rurimi rw'icyongereza cyane, urimo ubundi utubwira iki mu cyongereza umaze kuturirimbira kugira ngo dusobanukirwe fresh? Nyine buriya mama ni igifaransa. Buriya mama mba nkubwiye uru rumuri rwanjye. Ibindi wagiye uririmbamo sinshaka kukureka se. Mbese sinshaka kukwanga ariko mba mvuze. Mbese umuntu uri kudukurikira ahita yibaza ati umwana ungana kuriya se nawe ibintu by'urukundo mubijyamo se? Nyine bijyamo ariko nyine aba ari kariyeri yo kuvuga ati ni content ukoze. Ni ukuvuga ngo bijyamo nk'umuhanzi, ntabwo bijyamo gutya abantu bajya gukundana gutyo ukaba ufite sheri ku ruhande. Wowe bijyamo nk'umuhanzi. Rero ayo magambo wowe wandika, izo script ubundi wowe zitekereje gute nk'uko uba ukiri umwana mutoya? Ni iki kiba cyaguteye motivation yo kugira ngo wandike amagambo ameze gutyo y'abantu bakuru? Ubundi ndavuga ati hari igihe umuntu mbese umuntu yumva yarishimiye umuntu amukunda cyane akavuga ati nta kintu yamwitura. Rero nko gutyo niyo ndirimbo we nyisohoye icyo nk'umuntu yayirebye agutyo hari igihe ahita yitura umukunzi. None se njye ndibaza buriya umwana mutoya ni gute atinyuka akajya muri studio akajya kurikodinga indirimbo
ni igiki kiba cyaguteye uwo muhamagaro yo kugira ngo ugiye gukora iyo ndirimbo ubundi? Ni igiki? mbese ni ibintu uba warakuze wiyumvamo, uri kuvuga ati wenda ninkura njyewe nzaba umuhanzi nta kindi nzakora. Muri tageti yawe, mu ntumbero yawe ufite, wari uzi ko uzaba umuhanzi cyangwa se byarakugwiririye muri rusange? njyewe nakuze mbyiyumvamo, nakajya ndirimba indirimbo nakumva biri kuza bitangira buke. Watubwira nk'umuhanzi cyangwa se undi muntu uzi kuririmba wundi wagendeyeho kugira ngo nawe winjire mu bintu by'ubuhanzi? Umuhanzi wo nafatiyeho urugero ni Chris Easy, ku ndirimbo ze zitandukanye. aho noneho tunyurizeho akantu gato mu ndirimbo ya Chris Easy wigeze gukunda, dore ko umusore yazamutse fresh nawe ameze neza kabisa, ameze neza. Tubwire nk'akaririmbo kamwe kaguteye motivation. Eden. Turirimbireho nyine twumve. Eden bayiririmba gute? Reka tujyane muri Eden sheri wanjye, iriya ndagukunda, iriya abandi bose, tujyane Eden sheri wanjye, iriya ndagukunda, iriya abandi bose, tujyane muri Eden. Ubundi wahita gutungura akakubwira ati ngaya amafaranga imbere yawe, sibyo? Ati ngaya amafaranga imbere yawe, ntumva, akagushakira n'igicurangisho kimwe mu bicurangisho, biterekera hariya, wahitamo iki? Nahitamo igicurangisho. Impamvu wahitamo igicurangisho ntufate amafaranga rero ni iyihe? Ni ukubera nyine uba wiyumvamo umuziki. Neza amafaranga yo ntabwo ari igicurangisho yakigura. ndetse ko kibuhisemo igicurangisho nyine. Ngewe ugiye kumbwira ikintu kiri gutuma utoranyamo igicurangisho, kandi icyo gicurangisho wahitamo ni ikihe? Igicurangisho ngewe nahitamo ni piyano. Piyano urayumva se? Uzi kuyicuranga? Ni nk'ayo mafaranga ubundi umuntu yaguhereza nk'umwana mutoya ukumva ko aguhaye amafaranga menshi? Amafaranga umuntu yama nkumva ko ari menshi ni 5. Ibihumbi 5, inoti y'imfura ya Beneri kabisa, abaguhaye ifaranga ryinshi. Ubundi bakiyaguhaye amafaranga 5,000 wahita uyaguramo iki? Inoti ya 5 y'umutuku, imfura ya Beneri kabisa, wahita uyamaze iki? Ako kanya batakubwiye ngo ntutekereze byinshi? Nayagura ikayi. Amakayi? Ukunda amashuri cyane? Se ubundi ugeze mu mwaka wa kangahe? Wa 5 w'amashuri abanza. Umva ko intumbero yawe mu ikintu cyo kwiga kirimo, ku buryo waguramo amakayi 5,000 ugahita ubiguramo amakayi. Mbese uba uramutse ufite nk'andi bakaguhereza ibyo 5,000 bakakubwira ati ngiyo 5,000 imfura ya Beneri kabisa, sibyo? Genda ubikoreshe. 5,000 urumva byagukorera umushinga se? Nese iyo ugiye muri studio tuvuge utangaza amafaranga angana ute? Ni menshi cyane. Nonese kuko usabye inoti ya 5. Nuko nyine ariyo nk'umuntu ukiri umwana utari watangira kumenya guhiga amafaranga, nuko ariyo muntu bamuha amafaranga 5,000. 5,000 producer wawe ugiye ukamuha 5,000 yakwemera kugukorera indirimbo? Rero nujya gusaba amafaranga ntugasabe 5,000, mwumva? Ahubwo wowe uzamubwira ati amafaranga ashoboka, ko ku isi nta mafaranga menshi abaho, si ubizi? Ibyo nyine ni umwana buriya ni gutya aba yifuza, buriya umwana buriya bashobora kumuha igiceri cy'100, sibyo? We akabona bamuhaye miliyoni.
So rero uvuga ngo ubundi umuziki wawe muri rusange ko uri kubona ko abana bameze neza mu bintu byo kuzamuka no gutera imbere, wowe uri kubibona ute muri iyi minsi mu Rwanda? gusa ndi kubibona neza, abantu benshi abana ni benshi bari kuzamura impano zabo, ndi kubyishimira tu. Ese haba hari umuntu wigeze kukwegera mu mpano yawe kugira ngo ayereke abanyarwanda cyangwa se ayereke isi muri rusange impano yawe ufite? Hari hamwe nagiye, Nta muntu ukomeye wari waza ngo akwegere agufashe? ntawe. Neza studio ukoreramo yo producer wawe agufasha iki? Ukorera ku buntu, utanga amafaranga, bimeze bite? Ntanga amafaranga, mbese ibyo amfasha no gusharinga ibintu, akamuza n'abandi. Muri iyi minsi rero udufitiye projet y'indirimbo kabisa iri gutunganywa, amashusho ndetse n'amajwi. Amajwi warangije kuyasohora? Oya, byose nzabisohorera. Kuvuga ngo byose biracyari inyuma, turabitegereje. Noneho ni akahe gashya kazaba kagaragara muri video ugiye kutumurikira mu minsi iri imbere? Video nyine rero hazaba harimo ibintu birenze tu. Ni nk'ahahe hantu heza muba mwarakoreye video igiye gusohoka? Oya, iyo video yo ukuntu projet twayipanze ntabwo twayipangiye ngo ati ni ahantu heza, twayipangiye muri studio. Ni ukuvuga ngo indirimbo muzayikorera muri studio? Ndumva ko iyi ndirimbo nyine abantu benshi barayitegereje bavuga ati uriya mwana mutoya kabisa ni ibihe bintu aje kuturirimbira, noneho ize mpinduka natwe atuzaniye. So ongera ubemeze noneho bakubiteho akantu muri iyo ndirimbo, sibyo? Akantu gatoya muri iyo ndirimbo kugira ngo batere n'amatsiko bazajye kureba Face Dora atuzaniye iki. Ale my light to a bell, so right, hold me closer, don't let go. Je t'aimais just you so now, oh my love, rizuba ryanjye, mon bebe uri paradiso, love njye nawe ni fire, together forever, bebe sinshaka kukureka, ndagukunda urabizi, wowe ni wowe nta wundi, So bebe. tukiri aho ngaho, indirimbo yawe ubundi ifite ibitero bingahe? Vaze z'ibitero zibigize indirimbo? Ifite vaje tu. Ibice bibiri. Mvuga ngo indirimbo yawe ujya kuyandika wibanze kuki? Sije yayo ivuga kuki? Utubwire n'ibirimo uko bimeze. Ni nko kwibanda ku bwiza bw'umuntu mbese ukunda. Ese ni inkuru wanditse yakubayeho cyangwa n'iy'undi muntu? N'iy'undi muntu. Iyo nkuru yari imeze gute? Iyo nkuru y'uwo muntu yari imeze gute kugira ngo ujye kumuririmbira ibintu ubibyereke n'abandi? Iyo nkuru yari imeze gute? Yidusangize noneho natwe tuyumve kugira ngo twumve indirimbo yawaririmbye imeze gute. Ni umuntu nyine bakundanye, uwo muntu ntagire n'ikibazo nyine bapfa, ntagire ikintu bapfa, mbese urukundo rwabo rukazamuka. Urukundo rwabo rukazamuka. None twaba bari kuvuga ngo sinshaka kukureka, biba byagenze bite kugira ngo amureke ubundi kugira ngo amuririmbire sinshaka kukureka? Ni nkaho yari ari kumubwira ati ntagashaka nko kumwanga, saza namwanga. None se amashuri yawe uyafatanya gute n'ibintu byo kuririmba? Ibintu byo kuririmba mbikora nko mu biruhuko no muri weekend, gutyo indi minsi nkajya ku ishuri. Ubundi ugahita ujya ku masomo.
amasaha ugendera ku masomo ni ayahe? Ni saa ngapi ugataha saa ngapi? Wiga ubamo cyangwa wiga utaha? niga ntaha. Ugenda saa ngapi ugataha saa ngapi? Ugenda saa 2 ugataha saa 11. Iyo urebye mu Rwanda, wowe musitari w'umwana wabonye aragushimisha, bituma nawe uvuga ati nanjye nk'umwana mutoya ngomba kugaragaza impano yanjye, ukitinyuka nawe ukamurika impano yawe. Ni ibiki byaguteye kugira ngo ntuhe mupeti waguteye motivasiyo kugira ngo nawe ugende muri studio urekure ibitekerezo bikurimo? Yani Vanga ni uwa hehe? Ni uwa Kigali. Ukunda kumukurikira cyane? Ateye imbere ku ruhe rwego? Ari ku rwego rwo hejuru. Waguhitishamo akakubwira ati njyewe $1 ndagufashe nkujyanye Kigali, numva ngiye gukorera indirimbo, sibyo? Ariko nanjye uzaba uwanjye, mbese njye ngukoresha ibintu byose, wabyemera? Byaterwa n'iki kandi ushaka kumurika impano yawe? Byaterwa nyine n'ibyo twapanga, n'ibyo yajya nkoresha. None impano yawe ushaka ko yaguka ikarenga isi yose cyangwa izagarukira mu Rwanda gusa? Nshaka ko yaguka ikarenga isi yose. None se aguhaye ubwo bufasha bwo kuvuga ati ngewe ngwino, sibyo, umurikira abantu bakubone, ariko nanjye nyine nzajya ngukuramo umusaruro, sibyo? Ntabyo wakwemera? Ntabyemera. Mbese ababyeyi bawe bagira uruhare ubundi mu muziki wawe? Umubyeyi wawe ubundi abibona gute iyo winjiye mu muziki? Yabibonye gute ukinjira mu bintu by'inganzo? Yavuze ati uyu mwana atangiye kunanira, agiye kuba ikirara. Ariko ndamubwira ntabwo ariko bizagira. Nyuma aje kumva winjiye mu muziki, atangiye kumva ati umwana wanjye yagiye muri studio ari gusohora indirimbo, ubundi yabyitwayemo ute cyangwa se yabifashe ute? Yarabyishimiye tu, akajya amasapoti, akansapotinga. Mu mafaranga aguha harimo amafaranga yo kugira ngo bagufashe mu muziki wawe cyangwa nayo mu masomo gusa? Ajyamo nayo kumfasha mu masomo no mu muziki. Amafaranga niwo ujya kuyishyurira cyangwa mama wawe agenda akabonana na producer wawe kugira ngo bavugane kuri proje ufite? Nyine papa agenda akavugana na producer kuri proje mfite, bakavugana nayo byatwara tu, ubundi akaba ari we ugufasha. Hari ababyeyi rero babona abana babo binjiye muri ibi bintu nk'ibi ngibi bya industry, bakabibona nko kuba umwana we atangiye kuba ikirara cyangwa se kunanirana. Wowe babifashe neza, barabyumvishe, bumva target ufite ndetse n'intego ufite. Hari uwo bari barigeze babona biteza imbere cyangwa se ni ugupfa kugufasha biri aho ngaho, bari bati umwana wacu atananirana kuko tutamufashije? Ubundi nyine papa akunda gukurikirana ibintu bya social media, nyine narabimubwiye ataravuga ati ntaribi yabinyinjizamo. Agukorera ubuvugizi bugiye butandukanye kugira ngo impano yawe igaragare se? Arabunkorera. Mu Rwanda ni ikihe cyamamare ubona kivuze ngo dukorane indirimbo, sibyo? Ninde ubona mwahita mukorana indirimbo fasta kabisa ukavuga ati uyu muntu tugiye gukora indirimbo izakoma abanyarwanda ndetse n'isi? Gabi. Uriya mwana mbese niwe wemera cyane?
The Ben, The Ben. Eh, Uramwemera cyane. mm, The Ben afite indirimbo nyinshi. Niyo ndirimbo ya The Ben uzi ishobora kuba yaragukoze ku mutima cyangwa se ikagushimisha. iyo nzi niyo yakoranye n'abahanzi iyo bita Sikosa. Sikosa. Mm, The Ben. Uramufana se? mm, Cyangwa n'ibyanyu byo kuvuga ngo The Ben ngo niwe uyoboye industry ukavuga ati nakoranye nawe uriya ukomeye cyane nta wundi nakorana nawe. oya ntabwo ari ukuvuga ibyo ngibyo ndamufana. Uramufana cyane. Mm, The Ben mm. ubona rushiki Bruce Melody. amurusha imiririmbire. Amurusha imiririmbire gute ko bose bajya baririmba ko bazi kuririmba? Ubundi ubona gute amurusha imiririmbire gute? Ubibonera he? nyine poroje akora zo ziba zihanitse cyane, ariko na Bruce Melody nawe agakora izihanitse. rero hari igihe iza The Ben zikarusha iza Bruce Melody. Ubona The Ben ari burusha Bruce Melody? Eh, None se bakubwiye ngo Bruce Melody mukorane we ntabwo wabyemera? nawe nabyemera. Ubundi indirimbo zawe uraziyandikira cyangwa hari umuntu ukwandikira? Producer wawe arakwandikira cyangwa ni wowe uziyandikira? hari izo banyandikira, hari izo biba ngombwa ko niyandikira, hari n'izindi bamfasha kuzandika. Ufite proje z'indirimbo zingahe tubikiye bundi? indirimbo mbabikiye ni indirimbo 3. Indirimbo 3 ziri muri studio. Izo ndirimbo Mm, zamaze gukorwaho. eh, Izo proje zombi 3 zimaze gukorwaho muri studio. eh, Indirimbo ya mbere ugiye kuyitunagira hanze, sibyo? mm. Iyi ndirimbo ya mbere uri kubona izagera ku ruhe rwego? Nigera mbese nko ku rwego rwo kugira views, nigeza nko kuri 3K aho ngaho byaba Ushaka igeze nko kiye zingahe? 3K kuzamura. 3? oya da, Eh, 3,000 kuzamura. 3,000 kuzamura. Mm, Uzumva wakomye abantu kabisa. mm. Indirimbo muyitegereze kabisa. Ngewe namaze kugura abonema, sibyo? So none se tukiri mu bijyanye n'umuziki, Eh, umuziki ubundi uri kuwukora nko kwishimisha cyangwa se urateganya ko uzagutunga? yewe ndi gutekanya kuzantunga. Uzagutunga mu ruhe rwego rero? Mbese Uri kubona uzakumarira iki? Numara ubundi ufite imyaka ingahe? imyaka 12. Mu myaka 12 yawe ukaba utangiye umuziki, sibyo? Eh, Urabona uzarya ku mafaranga y'umuziki umaze kugira imyaka ingahe? 15 na 18. 18 uzaba warakoze kabisa, uri kuvuga ati nanjye ndarya ku yanjye ntarushye, njye gukora umuziki mfata muri ya yandi mpembwa. Ujya ubona YouTube channel ari iki? YouTube ifasha abahanzi ndetse n'ibindi byamamare. YouTube mbese ni platform ifasha abantu kwamamaza umuziki wabo, ndetse ikanabazamura ikabaha n'amafaranga. Tanga n'igifaranga. Eh, Muri proje zawe 3 ufite, proje ya kabiri watweretse proje ya mbere twayumvishe, proje ya kabiri iyo ndirimbo izaba imeze gute? iyo ndirimbo yo mbese iyindi niyo nko kwishima. Ni ibyishimo. Mm, waba wayigeza hanze cyangwa iracyari ubwiru? iracyari ubwiru. Ni ubwiru kabisa bwa daje. Mm, Iya gatatu yo noneho ihagaze gute? no. Abantu bakibona iya mbere izahita ibereka ishusho y'iya kabiri n'iya gatatu. Iyi ya mbere yo uri kumva imeze gute? Wowe uri kujya muri studio uri kuyinonosora neza, uri kumva imeze gute mu mvugo? Imeze neza, nta kintu gihengamyeho,
yose iri ku murongo. So icyo rero twasaba ni ukugira ngo uyu mwana mumushyigikire. Hari platform ufite ya YouTube wafunguje? Ndayifite. YouTube yawe bayita ngo iki? $1. $1. Barandika rimwe sanata na dola. na dola. Haba hari umuzigo uriho se? Oya, nta muzigo uriho, hariho welcome gusa. Welcome to my YouTube channel. Harimo uri ku description mbese uri kwivuga, harimo uri gutanga welcome kuri channel. Ni video ni audio? Ni audio. So urumva ko batangire bakore subscribe kugira ngo iyi ndirimbo bazayibonere ku gihe, sibyo? Ewa. So mbere yuko dusoza rero, $1 agira inama uhereza abandi bapeti bakitinya, sibyo? Dore ko impano zirahari ariko babapeti barakitinya. Wowe ni iki wabagira nk'umuntu watinyutse akagera muri studio bwa mbere, akabona studio uko ibimeze? Ubundi muri studio haba hameze gute? Gerageza wereke ishusho yo muri studio ukuntu ibimeze. Ukigera muri studio bimeze bite? Muri studio haba harimo mic, computer, piano. So ko twumva ngo muri studio haba hateye ubwoba bwo muri studio baba bumeze gute? So ntayo umuhanzi bakubita kuri mic ngo ugeze kuri mic ngo ibyuya biraza. Wageze kuri mic bwa mbere yari byifashe bite? Ibyuya byaraje. Ibyuya biza mu ntoki? Ku mutwe. Ibyuya biza mu mutwe? Ni ukumva umusatsi uvuyeho? Uba ufite ubwoba se? Ubwoba, kubera kugira ubwoba no kugira ibyishimo bikabije bigatuma ubikora nabi. Ukijya gukora indirimbo bwa mbere, ukigera muri studio ubundi ni izihe nshuro wagiye wavuga ngo nararashe ndaswata? Niko mubyitara? Ni ugukotora, ni ukurasa ugaswata? Ni ugukotora. Wakotoye nk'inshuro zingahe? Inshuro ebyiri. Uravuga ati kabisa aha ndakotoye. Nk'umuhanzi rero niho twari tugeze, gira ababyeyi nabo inama. Umaze kugira inshuti zawe zingana nawe n'abari munsi yawe inama, noneho gira ababyeyi inama nabo babona umwana agiye mu muziki cyangwa se yinjiye mu bintu bizamuteza imbere. Ko ababyeyi benshi barangamiye cyane ku masomo, sibyo? Iyo utaye amasomo gatoya umubyeyi ahita avuga ati mwana yananiranye. So gusa umwana burya ntabwo aba ananiranye, ahubwo bagakwiye kumufasha kugira ngo agendere mu ngeso nziza, muri iyo nzira yatangiye, kugira ngo nawe umutere inkunga, ntumwereke ko umutereranye. Inama rero nagira ababyeyi ngo uri kuririmba ntabwo ari ibintu aba ari ibyanjye byaba ari content wakoze. Rero nawe nimba ufite umwana umeze nka kuriya, impano ye yizamure, yitinyuke kuko arashoboye. Ababyeyi barekura amafaranga, bayahe abana bakore imirimo. Mbese nk'umurimo w'umwana, ubundi umwana ni uwuhe murimo yagakwiye gukora? Umwana bamwe baba bafite inzozi bakuvuga ati ninkura nzaba umusirikare, hari n'abandi bavuga ati nzaba umupayiroti, n'abandi bavuga ati nzaba umusiliveri, nzaba umudokita, ibintu nk'ibyo. None se ku muziki umwana mutoya ni gute wahita ubona ko umwana koko ashaka kuririmba, afite impano y'umuziki? Ukuntu wabimenya, wajya wumva nk'ukuntu aririmba, ukumva ijwi rye, ukumva mbese afite ijwi ryiza. Ibyo nabyo byagufasha. Kuririmba wumva ijwi, ukumva mbese n'imiririmbire yiwe. Dusoza, umuziki ni impano ufite cyangwa se ni ugukopera? Ni impano, ntabwo ari
ni impano. Mm. Wabyiyumvishemo ute kugira ngo wumve ko ari impano yawe mu kuririmba? Jewe buriya ahantu henshi najyaga ndirimba akavuga ati n'ubundi ninkura nta kindi nzakora. Uba muri korali se? Oya, None se kuririmba wabyigiye he utaba muri korali kugira ngo umenye ibintu byo kuririmba? ni kariyeri y'abandi bahanzi nibyo nifatiraho icyerekezo. Ni kumwe ukunda ugatereka hari akaradiyo kumva biri kuza. Yeah. Ni Festidora twari turi kumwe rero muri studio za Newsline Rwanda. Njye ndi Emmanuel nk'ibisanzwe. Kora subscribe rero utarayikora kugira ngo tujye dukomeza kubana. Kandi nyarukira kuri platform ya Festidora, indirimbo nshyashya igiye kuza ntizagucike. Ciao ciao. Kumana natwe. Mahoro y'Imana bane namwe.